twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na Alfred Ntakirutimana. Alfred ni amahoro? Ni amahoro. Ndashima Imana cyane. Tugiye kuganira cyane cyane twibanda ku mutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hashize igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivugwa ko M23 ishobora kuzongera kwigarura umujyi wa Uvira. Mu minsi yashize twabonye imirwano iri mu birometero 40 avuye mu mujyi wa Uvira. Mbere na mbere reka ari icyo duhera. Ntabwo M23 kugeza uyu munsi ngiye uko mbibona ntabwo n'uyu mwanya yishatse Uvira yarayifashe. Kudafata Uvira M23 ni igitsure cya Amerika nuko Amerika yebwiye ngo niveyo. Kuvayo rero kubabwa ngo nimuva ahantu mwe muharekuye byonyine ubwabyo ntago bahita barenga ku ijambo rya Amerika ngo bahite basubirayo. Ahubwo iyo M23 igabye igitero mu gihe uzarikunde kureba bira bitero bikunze kuvuka urumva mu gihe hari ibiganiro bitangiye nko kuba cyangwa se ari nk'ibiteganyijwe. Yego. Biba bimeze nko kubibutsa we are still around. Sibyo? Turacyari bugufa hangaha. Nko kwibutsa aho bagiye kuganira ni nko kwibutsa ndetse n'abagiye kubaganiriza cyangwa se kugira ngo bibicaze ni kwibutsa ngo turahari taho twagiye icyo twakoze bushize n'undi twagisubiramo za mbaraga twa dufite ntaho zagiye turacyari babandi. Icyo gihe rero ntekereza ko ari kuba bimeze hari muri Uvira kugeza ubu. Icyakora nabwo koko M23 rivuga ko baba batewe baba bari kwirwanaho y'umuntu yaguteye ukirwanaho y'umutsinsuye. Ikintu M23 ikora cyihuse cyane ni ukwibuka ko hari imbi batagomba kurenga binjira mu mujyi wa Uvira ariko territoire ya Uvira yo bayirimo. Yego. Hanyuma Fredo, ejo bundi twabonye mu kiganiro President Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru yagarutse ku mugambi we yari afite yavugagaho gutera u Rwanda. Aravuga ngo barambeshye ngo nanjye naribeshye ngo like iyo umuntu avuze ibintu nka biriya by'ubwabyo kujya gutangaza ngo mfite umugambi wo gutera u Rwanda ngo isasu rimwe Goma ngo ndasi Kigali nihagarariye hanaha by'ubwabyo bivuga ko buriya igisobanuro yatanze gihuye n'amagambo yavuze n'agaciro kayo. Ndabanza ngaruke ku ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze avuga ngo iyo mubona ibyari biri Goma sibyo bari bagambiriye kutugira gute kuturasa. Rero Kisekedi yabonaga ibintu byitwa intwaro bakamwereka stoke z'intwaro. Yego. Akabona bafite intwaro byinshi cyane. Niba nabonye ibibunda binini cyane n'ibiki abantu barabyibuka turifata ikibuga cy'indege cya Goma. Yabonaga ibitwaro biraho hafi akabona ubwo ni Sadeke oya Sadeke yari itaraza. Sadeke yari itaraza navuga hariya ntaza Sadeke bagize bafatiyeho bo wenda yabonaga intwaro stoke y'intwaro afite. Buriya umuntu utarabaye umusirikare sibyo akaba adafite umujyanama wa gisirikare umetiriza ibintu ngo amugire inama mu bwate bino bintu harimo bidakora. Burari ibintu burya babe mu stoke cyane cyane nka bino bihugu baba bifite igisirikare kitari kinyamwuga urumva. Mpamvu mvuga ko kitaba kinyamwuga ni imyitware yacyo na discipline kuko buri gisirikare cyubakwa na discipline. Iyo igisirikare kidafite discipline icyo gihe ubundi icyo gihe umenya ko nta gisirikare ufite. Icyambere ufite igisirikare kirya ruswa, igisirikare gishobora kugurisha intwaro, igisirikare giha umwanya uwo muhanganye agatambuka, igisirikare gihereza ibitugu uwo bahanganye bakiruka. Ibyo byose Kisekedi abitangiza cyangwa se avuga esclamushe yarazi ko afite abantu yabonaga ibihumbi bamwereka mu mpapuro. Buriya muri Kongo bashobora kubwira ngo dufite abasirikare wenda n'urugero 800 harimo abapfuye, harimo umusaza w'imyaka 102 udashobora no guterura imbunda, harimo abishwe n'inzoga na za kanyango byo babona bigaragara mu muhanda n'urumogi. Rero discipline y'igisirikare we yaje kumenya ko nta gisirikare afite umunsi Goma ifatwa. Yaje kumenya ko nta gisirikare afite umunsi bavana bamushushubikanya bakamurenza bagafata amasisi bagafata ibirombe bya Rubaya. Kuko ubushize nende gukora ikiganiro n'ibubyibuka ndakubwira ngo buriya M23 iri Goma kubera ko igifite Rubaya. M23 ifite ibice byose ifite Uvira na Bukavu kubera ko igifite Rubaya. Iramutse itakaje Rubaya nayo yahita itakaza puissance cyangwa se force de frappe yabo ndetse icyo bita uruvugiro. Rero bakimara kubona babafatanya ibyo bice byose akabona ndetse by'umwarika akabona ibyo yari yize biguye mu mazi. Bosinze imbara bibonye amaze yari yabiketse bajyanama bari bayimubwiye batangira no kumwereka ko agomba no gushaka abandi bantu yitabaza. Yewe naba yohereje kugira ngo ajye kuzana abacancuro bamuzanira ba pirate
yasubira ajya kuzana abandi, abona ko mu by'ukuri igisirikare cyamaze kugira gute kiri clochard, kiri kinyanyagiye ku muhanda, ari igisirikare kidafite n'uburyo bwo kwirwanaho cyangwa se gutabara igihugu. Aricara aza kubona ko mu by'ukuri yakoze ikosa. Kuriya ni ukwivamo kwa kigabo, aravuga ati "Giye rero ngiye singiye kubabeshya." Kuriya ni nko gutanga ibisobanuro, kuko buri hari abantu benshi b'abanyekongo bifuza ko u Rwanda rwaterwa. Yego. Hari abanyekongo bamwe na bamwe babumva no guturana n'u Rwanda ubwabwo nk'agahugu gato, ntabwo biyumvisha uburyo igihugu gito kibazengereza kuri iki kigero kingana gutya. Rero bakavuga ati uriya kuki ubundi wabateye, uzarebe no ku mbuga nkoranyambaga. Aha bati iyo pressure n'icyo gitutu cy'abantu, kandi cya kabiri ari kurwana n'iby'itegeko nshinga n'ibindi bitandukanye byose turaza kuvugarukaho. Ibyo byose aravuga ati kugira ngo a cleaning air cyangwa se ashyira umucyo hagaragara, sinatinye kubatera. Kisegede no umutima birimo gutera u Rwanda, ariko ni kwa kundi ko umuntu ushaka kurya ibigori ariko ntamenye afite. Urumva? Muri uzarebe y'abasaza bageze mu zabukuru bagakuka amenyo kamaha igufwa, ntabwo ashikura inyama ngo iveho, nyine amera nk'uyinunuza kuyinuguba. Nta bundi buryo bundi bafite. Kisekedi ameze nk'imbwa yakutse amenyo, ntashobora kujyana. Reka migenze uko nguko. Sinzi nimba reka nkoresha ubwo buryo. No, ndashaka kubikoresha muri context itagaragaza ko ari kumwandamayininga, ahubwo ni ukugaragaza ngo afite ubushake rwose. Arabufite pe, ndetse n'umutima we urabimubwira, ariko mu by'ukuri ntabwo abishoboye kuba yabikora, ko ntabwo perezida ajya ku rugamba ngo arwane, hajyayo ingabo. Izo ngabo rero ni abansinzi, urababona, ni ba bantu batera umugongo uwo bahanganye, ni ba bantu badashobora kugira gute no kwiga strategy y'urugamba, kuko perezida ntabwo apanga urugamba. Nawe ubwo yarabyivugiye, ni umusivile. We yagendeye ku makuru ari guhabwa n'abasirikare bamwegereye, bakamubwira ati dufite ubushobozi, dufite ubutasi, dufite iki. Aza gusanga mu by'ukuri ibintu bamubwiraga nta kintu na kimwe byakoreshwa kugira ngo babashe kugira gute gukora urugamba rwatsinsura u Rwanda. Aha rero navuga ngo Kisekedi ibyo yavuze muri ya minsi cyangwa se n'ibyatangaje, nge ku ruhande rumwe ni ukwivamo, sibyo, ndetse no kweclera, kugaragaza igihugu cye, by'umwihariko kugaragariza n'abene gihugu ati mumenye ngo we don't have army, nta gisirikare dufite, icyakora ndi kucyubaka. Ariko yavuze ko mbere ko kujya kora ku kantu, ikindi abantu babone Kisekedi strategy yakoresheje, sibyo, iriya ni strategy imeze nko gufata Kabila akamushyira munsi y'umukingo, yarangiza akamutemeraho wa mukingo. Sinzi mbi ikindi kuvuga cyumva. Myani magambo, igisirikare uyu munsi wa none gihari cyubatswe na Kabila, kuko imyaka 18 yamaze ayobora igihugu, ari mu bantu bubatse igisirikare guhera za 2001 kugera uyu munsi wa none, ndetse yewe yari n'umwe bari bakiyoboye mu mwaka 2000 kugeza apfuye. Ni umwe mu bantu bafite ingabo bita bakabiliste b'abantu babakabira batandukanye. Anavuga ko bamwe banafunze n'abandi batandukanye kubera ibyaha bagiye bakora ndetse n'amakosa bagiye bakora mu gisirikare. Ibyo byose bimeze nko kugaragaza ngo Kabila rero wa wundi, sibyo, ko niba uvuze ngo abanzi mu gisirikare cyawe ukavuga ngo abanzi, bivuze iki? Bivuze ngo hari undi muntu ushaka kutwerera kuba umwanzi ariko utari uvuge mu izina, ahubwo ukabishyira kuri abo basirikare, kubera ko ni foroma y'ibumbi, nibo bavuye mu iforoma ye, ni abantu ya training cyangwa se n'abantu baterenizwe ku butegetsi bwe. Ni umuntu wabaye umusirikare, bagakwiye kuba barubakiye Kongo igisirikare. Ari nabyo bintu nkunda kunenga cyane, kuvuga ngo ubaye president ukava ku butegetsi utubatse igisirikare gishobora kudefanda igihugu cyawe, ukaba umutegetsi witwa president, warangiza ukabona umuntu waruje kubarwanya cyangwa se umuntu warubarwanyije ugahita umwiyungaho. Ira ni ereri cyane navuga ngo Kabila yari yakoze muri ya minsi, cyangwa se n'uyu munsi bigaragara ko yakoze. Ku ruhande rumwe navuga ngo Kisekedi we yarameze nk'umuntu uri kumugaragaza nkaho icyo nakwita ugutsindwa k'uyu munsi wa none, agushyira kuri Kabila kubera ko ari we wagakwiye kuba yarubatse igisirikare, nk'umuntu wabaye umusirikare, nk'umuntu wari uyoboye igihugu imyaka 18. No banga imyaka mike nyoboye, yani magambo ntabwo ndi umuntu wagakwiye kubazwa ibi. Yego, nari ngiye kubwira nti Tshisekedi ari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cyabo kinjiriwe. Yego, yego, kandi turabizi ko General Retired James Kabarebe yayoboye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kandi mu gutegura ibintu by'umugambi muremure cyo nacyo kirashoboka. Buriya iyo uhanganye n'umuntu, sinzi nimba barabonye ya mahame y'umugabo bita Sinzu, ura umushinwa, atovo,
iyo usomye kiriya gitabo kikwereka uburyo urugamba rutegurwa. Ntabwo sinzi nimba arabibonye kera njye nakuze nzi ngo ntabwo umusirikare agomba kwambara impuzankano ya mugenzi we mu bahanganye, sibyo? Ariko uyu munsi wa none niba ujya kubibona neza uraza gusanga ahubwo bajya ku rugamba utatandukanya M23 na FARDC ari iyi bambaye imyambaro isa. Ikindi niba ubibona neza zino ntambara zo muri Afurika ntabwo zirwanwa mu buryo buri modern wo bitandukanye na kuri Uburusiya. Nkurasa nkagusubiza bo banashyiramo ikintu byitwa udutero shuma, ibintu byo dutero shuma n'ibindi. Buri udutero shuma ntabwo dukunze gukorwa mu ntambara ziri modern, nimba arabibonye. Uzarebe nka Iran na Amerika, Iran na Israel, uzarebe zino za Ukraine n'Uburusiya, intambara barwara ni intambara ziri modern zigezweho. Izo muri Afurika kenshi zikunze kurwanwa bunyeshyamba. Intambara za bunyeshyamba rero ikindi noneho iyo uhanganye n'umuntu ugerageza kumucengera. Iyo wamaze kumenya umwanzi wawe uramucengera. Iyo wamucengeye hari igitabo tweze kuvuga naho nge nawe nimba byibuka kivuga ngo kirimo 36 stratagems kill your enemy by using a barrel knife. Ica umwanzi wakoresheje icyuma watiriye. Mwene magambo icyo cyuma rero we wagize strategy yo kugitira umwanzi wa akabona cyo namwicisha, ni nacyo buriya rero natekereza gishobora kuba cyarabaye kuri icyo kintu M23 bayishinja. U Rwanda Kisekedi arushinja. Niba n'urugero rwa profise, none se niba mu by'ukuri ugiye kurwana n'umuntu ukavumbura intege nke ziwe zo kumena amabanga, ugasanga wenda n'urugero ushobora kwinjira wajyaga wumva ngo ubita yave ngo hari bajyaga bakamusanga muri kampu yari arimo. Hari umunyamakuru kweze kuganira namwe ati najyaga njya kwa yave hanajya naho babika intwaro n'ibiki byose. Ibyo byose bikwereka iki? Babikwereka ko mu by'ukuri igisirikare ubwacyo nta banga gifite. Icya kabiri, ntabwo igisirikare gifite uburyo bwo kwihagararaho bitewe n'uko amakuru yacyo aroroshye cyane kujya ku karubanda. Buri abantu banywa urumogi, abantu banywa inzoga za kanyanga hari hakurya ziranakorwa cyane, abantu badashobora nibura banywa ibiyobyabwenge. Abo bantu banywa ibiyobyabwenge biroroshye cyane kubakura nk'amakuru no kumenya strategy bari buze gukoresha mbere yo kubagutera. Ibyo byose rero umaze kumutata ukamumenya, ubutasi nicyo bivuze nyine. Ubutasi ni ukwinjira mu ntege nkeya zo muhanganye, wamara kubumenya ukabasha kumutsinzira bikoroheye. Buriya wagize amahirwe ukagera ku ntwari iri buze kurasa ukayikoramo pini irasa, bajya kurasa ntirasa, byakoroha cyane kwica bari bagiye kurasa. Uyu munsi wa none hari ubushize muribuka Uburundi buri kurasa muri Kongo. Ubushize cya gihe intambara yari kubera muri yo gufata Uvira mu kibaya, ngo hari imbunda iri ku musozi ngo i Burundi yari kurasa aho bita mu Kamanyola mu musozi wa Ngomo. Njye amakuru naje kumenya, namenye ko sibyo umwe mu basirikare baranze aho iyo mbundiri yari muri mu gisirikare cy'u Burundi. Yego, urabyumva? Abwira abantu bo muri M23 aho iyo mbundiri kugeza igihe banayirasiye barayitwika inapfiraho n'abasirikare bagenzi be. Ubishye kintu rero iyo ni strategy ubutasi niko bukora. Buri umutasi mushobora kuba mwicaranye mubana mugendana mukorana mwirirwana. Rero iyo ugeze amahirwe ugacengera systeme yiwe wayicengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntacyo bitwaye. Nubwo wenda bya bindi by'ubushize bavugaga ngo Rwanda rukoresha systeme ya Pegasus yo kwinjira muri matelefone n'ibiki, nubwo wenda Rwanda rwabihakanye rukavuga ko rukoresha human intelligence n'ibiki, ariko reka tuvuge wenda ko ukoresha iyo systeme. Bitwaye icyo ramutse winjiye muri mabanga y'umwanzi wawe, wo wita umwanzi wawe cyangwa umuhanganye. Kuko rego burya niba Amerika ivuga ngo twahagaritse intambara hagati y'iki gihugu n'iki, ubwo intambara yarashobokaga muri ya minsi. Yego. Donc Trump yabivuga abavuga ko yihagaritse yashoboraga kuba. Iriya ntambara yashoboraga kuba kuko ubutasi bwa Amerika burakora cyane. Bivuze ngo nahagaritse intambara, hari icyo biba bivuze ku bijyanye n'urugamba. None se ubutasi bwa Amerika ko bwabuje abantu kujya mu turere dutatu twa hano mu Rwanda. Byo bivuze ko ubutasi bwabo bufite amakuru. Biya nabyo urumva hari kuvugwa, uribuka niba ubyibuka neza, haramaze iminsi amakuru yuko abarundi benda kugaba ibitero ku Rwanda. Yego. Hamaze iminsi amakuru by'umwihariko hari biri kubera mu kibaya muri no minsi muri ya misozi yegereye hafi ya za muri territoire za Uvira n'ahandi. Iyo bigenze uko nguko buri abanyamerika bita kuri safety cyangwa se umutekano w'abantu babo. Yego.
akenshi bahita balereta, bahita bashyira alarme hafi aho ngaho ati mwirinde gusirikira aha n'aha n'aha kubera impamvu zimwe na zimwe. Kandi icya kabiri nubwo ntari muri Kongo none aha ngaha ngo menye by'umwihariko kuko Amerika iravuga ko isaha nibyo rwose, kuko buriya ishobora kugera mu Rwanda niba ubyibuka neza nk'ubu ejo ntabwo drone yarashe mu baturage cyangwa bavuga ko yapfuye n'abaturage n'ibiki byose mu bice bya za Masisi n'ibiki byose. Iyo bavuze ngo drone yarasha hagapfa n'abaturage, umunyamerika aba afite amakuru, kiriya gitero kijya guhaguruka afite amakuru, bijya kuba afite amakuru, afite amasatelite abasha kureba, nta n'uwamenya ushobora gusanga M23 amaze kuregurupa abantu bashoboka benshi bafite ahantu bakoze wenda n'urugero bloke, abanyamerika bakaba bibona bavuga ati rero turamutse tutarerisa abantu bacu bazaza baje kurasaba bafite drone cyangwa bakoresha uburyo bwose bushoboka, wenda n'abaturage bari gusirikira ngo babigenderamo. Nigeze kujyana n'umunyamakuru w'umufaransa nandi kumusemurira nandi ku fixinga turi kumwe dushaka kwambuka, nje nshaka kujya muri Kongo mu Kamanyoro, nje twaraganiriye arambwira ngo urashaka kujya kureba hariya, ndamwa twagenda. Ariko nje mu yandi magambo muri sense natekerezaga ko asa numbwiye washaka kugenda ariko abincisha ambaza niba nanye numva ndi wili yo kuba nahajya. Ndi imbere ndi kujya nambwa ati ngo komeza ugende ngo turaguma. Namwe ntago mukeneye no kujya kureba nyine ku mupaka nibi. Ati reka twe ntago dushobora kurenga aha ngaha kubera ko bari abantu bitwa bawazarende bari hakurya, nta wamenya bashobora gutari isasu rikatugeraho cyagiye M23 itaramara gufata Kamanyora abawazarende bakiri kuyikontorora. Ati rero bashobora kurasa, urumva bo bafite ubwoba bw'umutekano wabo, bo ntabwo ari abantu bavuga ngo bararashe bareka ngo ngo nto rusase ngo oya ngo ringuyeho, we ntabwo ari uko. Niyo mpamvu uzabona sibo bazanye ibintu byo kugenda bamba mantibari n'ingofero n'ibiki byose, wenda byabagaho bibatutunguye, ariko ambasade zabo ziba zabalerse hakiri kare babamenyesheje ko ibyo bintu bishobora kubaho. Mu by'ukuri kano gace kano karere twe kubeshyanya Kanijabo ni akarere gasa n'akicariye ishyiga rishyushye. Impamvu ni akarere karimo ibintu bijyanye n'amoko, ni akarere karimo abaperezida banze kwicara hamwe ngo bakemure ikibazo, ni akarere karimo n'ikibazo cya M23 nayo uyu munsi cyakomeje kuba ishyiga rishyushye. Kuko icyambere niba ubibona u Rwanda rwo ruvuga ngo ikibazo n'igikemurwa gihereye mu mizi, imizi kugeza uyu munsi none banza barayibuza aho iherereye, sibyo? Nta ukeneye no gushaka iyo mizi ahiri ngo bagikemure ikibazo bagihereye mu mizi, ahubwo usanga ibintu byose uko babikora nuko babitegura akenshi usanga bamwe bavuga bati dusinyiye ibi, ariko bya bindi bavuze basinyiye atari ibintu bashobora gushyira mu bikorwa. Twabonye basaba ko agahenge kubahirizwa impande zombi zikakemeranywaho, ndetse bakanemeza ko bagomba kujyaho n'ihuriro rihuriyeho rishobora kugenzura bya ku gahenge, ariko kugeza amagingo aya intambara n'ubundi yongeye kandi irubuka. Rero kuvuga ngo iyo abantu bahanganye cyangwa abantu benda kurwana baba bameze nk'abantu nyine kera hari uburyo abana inkoko, wabonye inkoko ebyiri ziri gushondana, imwe iba yabambye amababa n'indi kabamba amababa kajya bikomeza nuko n'ubundi mu ntambara bibe bimeze. Rero nta muntu usinzira, iyo usinziriye uwo muhanganye ahita gutunga kwiba umugono. Yego. Hanyuma Arshid, iyo urebye urabona iyo ntambara yo kuba ngo Burundi bushaka gutera u Rwanda possibility. Inkuru nziza bantu mutuye Gahanga, Inyamata, Ingoma, mu Mayaga n'ahandi hegereye ibyo bice mwajyaga mugorwa no gukoresha imodoka zanyu cyangwa kuzizana i Kigali bitewe nuko hari amagaraje menshi kandi agezweho. Nimuzongere kugorwa no gukora ingendo ndende kuko Autokorea Maintenance Limited yabegereje ishami ryayo rishya Inyamata mu karere ka Bugesera. Niba ufite yakoze accident si ngombwa kujya gushaka amagaraje akorana n'ama-assurance i Kigali, kuko iri shami ryacu rikorana n'ama-assurance yose, kandi iyo rimaze kugukorera imodoka niryo rikurikirana ibindi byose bijyanye na assurance ukorana nayo. Kubatunze imodoka zigezweho nk'ama hybrid, Kia, Hyundai n'izindi, babegereje amavuta na produit de maintenance y'izo modoka. Izi nzobere mu gusuzuma no gukora imodoka zigezweho zinakugira inama zagufasha kubungabunga neza imodoka yawe, yaba ari nshya cyangwa uyimaranye igihe, bityo bikagufasha kuyirambana. Ni mutugane hano Nyamata haruguru y'akarere, uzamutse ku muhanda uteganye neza n'umurenge wa Nyamata iruhande rwa Rapiera na Palasta Hotel, cyangwa muduhamagare kuri 0786206054. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Ari byo ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu
n'iriya ni inzu ariko hariya hari ikibanza na hariya haruguru ikibanza gifite metero kare 380. kompo nawe uri kunyereka mu manegeka urabona aha ntahatura njyewe. Reka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Reka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine igufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Oya ntabwo ishoboka. Ntabwo n'abantu batangiye kuvuga mu bitangazamakuru ngo Burundi bwimuye intwaro hahandi hamwe zari ziri izarokotse. Ubwo reka tubivuge gutyo. Hanyuma ngo buzijyana mu bindi bigo, abaturage n'izindi zaje Burundi ngo bajye babona Ndayishimiye zikura hafi ya Bujumbura akazijyana mu bindi bice. Hanyuma ngo no ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi, Burundi bwahujuje abasirikare. Mubano w'u Rwanda n'u Burundi ubuzi ko kuva 2015 tifashe neza, kandi n'umubano usa naho mu gitondo umera nk'ugiye gutungana ariko bwacya bikanga. Twanabonye ministri ubanye n'amahanga no mu Rwanda avugaragaza ko hari bamwe mu bantu mu gihugu cy'u Burundi batifuza ku mubano w'ibihugu byo mbuzahuka. Hari abantu rero bashaka kuba bafite inyungu mu kumubano, ahubwo yavuzemo na president Ndayishimiye. Hari abantu bashaka kuba bafite inyungu mu kumubano w'ibihugu byo mbutarazahuka cyangwa utanazahuka. Rero ku ruhande rumwe nje ntabwo nakwemeza ko Burundi bwenda gutera u Rwanda. Ntabwo ndi kuri iki kigero cyo kwemeza ko Burundi bwenda gutera u Rwanda, kuko nta muntu n'umwe utazi igisirikare cy'u Rwanda muri kano karere. Wenda wakumva perezida ari kwikomanga mu gatuza ngo nanjye mfite igisirikare ngo baranzi bagize bate. Byaba bimeze nka bya bindi bya Kisekedi nakubwiye, yari yarabeshywe atefite abasirikare. Wenda umuntu bakicarana perezida mu biro akamubwira ati dufite igisirikare ntugire ikibazo, dufite ubutasi, dufite ingabo, dufite intwaro. Noneho nyuma yo guhisha kiriya kigo cya Bujumbura kizira Kamusaga zigatokombera. Tekereza ko nta perezida atafata icyemezo cyo kugaba igitero. Nta numwe wari we wese uri perezida w'igihugu ntabwo afata umwanzuro wo kugaba igitero. Yewe niyo ububirigi bwaguye intwaro nkuko bivugwa n'ubwo ububirigi bwabihakanye, ndakumenyesha ko utabyuka mu gitondo ngo uhite ukore igitero. Cya kabiri umenye ngo zira ntwaro iyo zije inyinshi ziza zitari assemblée cyangwa zidateranyije. Ntabwo uyu mwanya rero nakubwira ngo mu gihe bivugiye ko ububirigi buzitanze umwanya ngo intwaro zose zategura urugamba zamaze guteranywa. Ikindi buriya yuvuze ngo ibimenyetso bigaragaza ko abantu benda kurwana, ntabwo hagati y'u Rwanda n'u Burundi bihari. Ubundi ibimenyetso bigaragaza ko ibihugu byenda kurwana bikunda kugira ikintu cyitwa hard talk, amagambo aremereye ndetse by'umwihariko no gusuzugurana. Iyo rero biri kuri icyo kigero kandi bikaba vice versa, kimwe mu gihugu ikimwe kikavuga n'ikindi kigasubiza. Wari wumva u Rwanda rusubiza Burundi ukavuga ngo wenda n'urugero ngo kuriya ngo ntabwo bazi intwaro mfite, wenda n'urugero akazivuga kwa kundi perezida azisobanura. Perezida yagira amusubiza cyakora guceceka nabwo ndugusubiza. Birashoboka silence nayo biri gishobora gukora nk'igisubizo, ariko niba tutarabona ihangana hagati y'ibihugu byombi mu buryo bweruye ku buryo bivuga ati bino bihugu bishobora no kumatana mu mwanya umwari wo wose. Ikindi cya kabiri, nta nyungu na nkeya mbona Burundi bwakura mu gutera u Rwanda, ntayo mbona. Kuko icyambere none se bukoreshejwe nabo babirigi bafitanye ibibazo n'u Rwanda, bugakoreshwa na Afrika y'Epfo, izo za FDLR, abo ba Jean-Luc twumva, abo ba Kayumba twumva, ngewe bagamije gusa guhirika ubutegetsi. Perspective anje kuri FDLR ishobora gutandukana n'iyawe. Oya ntabwo kwibanda cyane kuri FDLR. Oya reka nkubwire, ntabwo FDLR kugeza uyu munsi wa none, sibyo? Yakubiswe na M23 mu misozi ya za Ntoza, irahondwa iragenda
mu bice bitandukanye niyo bajya kwiregura upi Burundi sibyo ndatekereza ko niyo Burundi bwabatera inkunga niyo bana bafasha wenda baza ari FDL bataje ari nko Burundi byo birashoboka ariko ndakumenyesha ko Burundi nta nyungu bufite na nkeya cyambere Burundi ntibukeneye kwigarurira akarere ntikeneye kwigarura umurenge wa Bugarama bahana imbibi ntibakeneye kwigarurira umurenge wa Bweye bahana imbibi ntibakeneye kwigarurira Akanyaru Bugesera bahana imbibi ikindi niba warabibonye muri ibyo bice byose turi kuvuga nta kintu kiriyo urabyumva wavuga ngo Burundi bwakoresha cyangwa se bwakungukira mu kuba bo hafite yego noneho nitugaruka kwibaza uti ubundi Burundi perezida w'igihugu cy'u Burundi cyangwa ni n'u Rwanda n'u Rwanda nta nyungu na nkeya na cyane ko wenda we agira silence cyangwa se akunda guceceka ku buryo ushobora kujya ari ukwidoga cyangwa ukavuga ibyo ushaka byose ari ugatekereza ko gusubiza ukabura igisubizo kiwe maze kuvuga ko silence ntari igisubizo ariko by'umwihariko kugeza uyu mwanya nta bimenyetso nge mbona pe ku ruhande rwanya nk'umwanaliste cyangwa nk'umuntu wanalize ibintu ubwo narimvuze nyine ubwo Bubirigi bushobora kubyinjiramo kubera ko Bubirigi urumva bwari master bafitanye amasinde bwifataga nka master umukino w'ikirarano utararangira master colony y'u Rwanda akaba yanyura muri bariya kuko abona n'ubundi atazana ka militaire ze hano hafi bura rero reka nkubwire nta Ububirigi ntibufite imbaraga budafite Amerika Ububirigi ntibushobora kugira imbaraga zo gutera muri kano karere zidafite Amerika kuko niba mubibona neza kera ku gihe cy'umwami Leopold Ububirigi bwari bufite imbaraga n'ubushobozi bugize kubera ko icyo gihe abanyafrika benshi ntabwo bari bakagize ubushobozi n'intuza bimusanone bafite kinini buri kubireba ntabwo wambwira ngo ubukoroni bwa kera nibwo wakora uyu munsi nubwo ubukoroni bw'ubu ngubu wenda bufite ahubwo ari bwo bubi bunafite strategy yabwo ariko ubwa kera ntabwo bwakunda noneho wajya no kureba kuvuga ati se bakoresheje Burundi imbaraga z'Ububirigi zirihagije Ububirigi ntibwihagije budafite Ubufaransa Ububirigi ntibwihagije budafite Umunyamerika icyo niko nakikubwira none ahangaha cyakora umunsi uzumva ngo Amerika yakuye amaboko ku Rwanda atari kuri abafatiye ibihano ingabo wenda bibiraho baci icyo bita umubano ukumva Amerika yatangiye kujya muri media noneho ishwanyaguza icyo bita gushambarida sibyo systeme y'ubutegetsi cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda aho rwose nge nzatangira mvuge nti noneho aho bigeze birashoboka ariko mu gihe bitaragira kuri icyo kigero ntese ubwo kubuza abaturage kujya Musanze oya birabyo ni ntuza kuko urumva ubukungu bw'u Rwanda niba bushingiye cyane cyane ku bukerarugendo ukaba 57% niho bushingiye ukaba utangiye kubuza abantu mu gihe bari kwitegura kwita izina sinzi niba uri kumva iyo event ngiye reka nkwereke Karija niba ubibona neza sibyo abanyamerika baracyafite ibindi bintu bagikorana n'u Rwanda sibyo byinshi cyane ibyo ubwabyo bikwereka ko nta kibazo kinini cyane mu bijyanye hari ibintu nkunda kubwira abantu ngo ikibazo cyaba gikomeye cyane mu gihe abanyamerika bafatira u Rwanda ibihano by'ubutegetsi sibyo bafite ibihano by'ubutegetsi atari gufatira igice kimwe wenda n'urugero runaka nicyo gihe batangira kuvuga ko ibintu byasubiye urudubi ariko mukanya uravuze noneho niba turi kuvuga ngo ni igice cy'Ababirigi cyangwa abo Babirigi nibo bafite uwo mugambi baciye ku Barundi uzi ko Ababirigi bari ni handi na Kongo none Kongo wabona yari ifite abamerceneri yari ifite n'izira ntwaro zose bakayifatana iyo migi ndayishimiye uragira ngo ntazi byabaye kuri Kongo no ku ngabo ze zapfiriye mu misozi n'ahandi ntabwo yakora iryo kosa cyanagwa muri uwo mutego anawuguyemo byaba bimeze nka bya bindi by'ihene yishyiriye mucoma aragiye gutombaza cya kibazo ngo ubwo imbeba n'indi njanga kuko dore impamvu ndi bibikubwira niba abantu barabonye igisirikare cy'u Rwanda cyagiye muri Mozambique amatwi arimo sinzi ukuntu ngo urupfu ngo ntiyumve yagiye muri Mozambique igisirikare cy'u Rwanda cyagiye za Capo Delgado nako za Centrafrique
muri Haiti n'ahandi Darfur. uyu munsi wa none ugiye kureba usanga ibyo bigwi byose biranditse kandi uriya mugabo azi gusoma igifaransa ashobora no gushyira muri translation bakamusemura mu cyongereza nako biri mu cyongereza cyangwa mu kirundi tekereza rero ko atakorera iryo kosa kugeza ubu nta matwi navugaga ayo matwi arashoboka cyane nyine bashobora umugani wa Bubiligi bashaka kumujya bakamwakserera kubera ko niba yarivugiye ubwe ko uwo ari wese uzafasha shaka gukora ubutegetsi mu Rwanda yiteguye kumufasha hari 2020 kangahe Goma ritarafatwa bro Bukavu ritarafatwa bari batarafata Uvira ngo bongeye kandi bamubwira atongera kandi utambuke urabyumva buriya gufata Uvira cyari ikimenyetso kimubwira nti pay attention nawe witonde turi mu marembo yiwawe niko kuno uzi nk'ubu nguru umugabo kujya Uvira hafashwe n'u Rwanda oya nizo uri kuvuga twere gano turi kuvuga rega wibuke ko M23 nose ntabwo raporo zose zigaragaza ko M23 ifashwa n'u Rwanda rurabyemera se rwabyemera utabyemera ntabwo za raporo zibigaragaza rwabyemera utabyemera nirwo ndi kukubaza ntabwo raporo ntabwo banzemera ko raporo zibyemeza zibigaragaza raporo zirabigaragaza raporo rero niba bakubwira ngo raporo zibigaragaza ibi nushaka wumva ikintu kimwe kikubwira ngo niyo bafashe ko nabonye ko n'ambasaderi w'u Rwanda avuze ko bafatanya mu bya gisirikare none wa mukuru wanjye we neva mukuru wanjye cyangwa grand frère mubyeyi wanjye umuntu arakubwiye ambassadrice we yiyemereye ko bakorana bafatanya mu bya gisirikare banafasha umujyi wa Uvira witwa umutima kuri wowe nako igihaha da wenda umutima ni Bujumbura mukuru wanjye uretse kuba wenda amatwi yaba ari mu rupfu uretse kuba wenda n'urugero abo yishiye mucomo urashaka kumbwira ko wanatinyuka no kuhirahira unarenda Rugombo wamara kurenga Rugombo ukambuka ukarenga buriya mupaka w'u Rwanda na Burundi umupaka uba ubu Burundi niho nani zanzu bakoreramo zubatse nubwo batakyakorera uraharenze wambutse bafazone bari bafazone wamuhora ubufite udafite uruhande numwe ubogamiyeho byubatse nk'inzu nyine kuko hano hari inkuta hano hari inkuta muri iyo zone netre urayambutse wambutse ikiraro cya ruhwa erabyumva harya yavuze ko niba arasaturutseho n'abazarasaturutse azabanza arindira biroroshye Kigali kuyirasa uturutse azabanza arindire Kigali banzi murase nimara kumurasa nawe azayirasa aciye mu Kirundo kuko nibyo avuga nibandasa nanjye nzabarasa ni retaliation ntabwo avuga ngo nguri Kirundo ntabwo avuga ngo nzabarasa ahubwo avuga ngo nibandasa nzabarasa rero ubwo ni ukuvuga ngo rero kugeza uyu munsi wa none ntekereza ko u Rwanda ntacyo ndacyabisubiramo ntabwo u Rwanda rufite inyungu mu kujya kurasa Burundi kuko icyambere niyo bagira FDL niyo bagira ibiki byose niyo babaho kuko u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko mu Burundi hari abantu bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bakomeje kugaragaza ko abantu babaga mu nkambi abantu babaga ku Muganza abantu babaga za Nyarushishi abantu bishwe nango n'abarundi kugeza umunsi none raporo zirabigaragaza ndetse na za Gisagari ngiye za Mugombwa ahantu bita za Mugombwa wambuka kugeza ntu ibyo byose rero u Rwanda rwakunze kugaragaza ko rufite hari ikintu bita niya gushaka kubana kugira umubano n'u Burundi rero kugeza uyu munsi wa none ntekereza ko u Rwanda rutarenga kuri ibyo byo ngo dushaka kubana n'umuturanyi ikindi cya kabiri kino gihe ibiciro biri kuzamuka ubuzima bunahenze bunameze nabi ntekereza ko uburundi bw'abategetsi ibyo by'ibiciro ntabwo bwakuyangaje mu ntambara none si uko bayirimo muri Kongo bayirimo bafite isukari n'igitoro noneho dore muri Kongo biratandukanye hariya ho wohereza abantu bake bajyayo hariya n'igisirikare igihugu cyose cyaba cyatewe cyaba kinjiye mu ntambara biratandukanye buriya ushobora kubyuka mu gitondo koherezaho batayo abo bake nabo kabarikiperaho two kugura wenda n'urugero essence two kugura wenda ibitoro bikujyana muri Amerika n'ahandi nko kuri akunda kugenda n'indege yakodesheje ushobora kugenda wenda n'urugero ubwo buryo bwose ubikesha ko wabohereje mu misozi ya za Minembwe n'ahandi ariko uramutse uvuze ngo ugiye kwiyangaja one on one hagati y'igisirikare kikurusha ubushobozi hariya ni mushuti w'amagufi najya avuga mushuti w'amagufi anyways Fredo reka turimo wenda tugenda tugana no ku musozo turebe amaherezo y'iyi ntambara ubona iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa Joseph Kabila wafatiwe ibihano na Leta z'Ubumwe za Amerika
ariko kandi ukabona intambara irimo urwijiji ntisobanutse. Haraba ibiganiro Montreux mu Busuwisi, birabera i Doha muri Qatar, byabaga mbere yuko nyine iriya ntambara ya Iran nayo yaduka, ukabona abantu bari mu bike abantu mu ijambo rimwe. Iyo nshaka kuvuga ku ntambara yo muri kuri M23 nkavuga muri uburyo ngo M23 bari kugenda bayigegena buhoro buhoro. Umunyamerika sibyo niwe nyiri M23. Iki ntabwo njye nkivuga ngo gihurizeho n'abantu benshi. Okay, nta kibazo wowe. Impamvu wowe tanga ibimenyetso bishimangira ibyo uvuga gusa. Ndatanga ibimenyetso. Yego. Niyo muyibona neza kuva Tshisekedi yatangira kuyobora, yashatse gukorana kureba ku masezerano abashinwa bari bafitanye na Kabila. Yego. Abaye nk'umuntu ukora kuri iyo dosiye, abanyamerika barambwira ati bahise bagaragaza ko cyangwa nibona bino bintu bijyanye n'amabuye y'agaciro uburyo ku isoko akenewe cyane. Umunyamerika akeneye kurwanira ibuye kandi akayirwanira n'umushinwa n'umurusiya. Noneho umunyamerika ikintu cyonyine ahantu afite ibuye byakwita ngo ryari ryandagaye ni muri Kongo. Ryari ryandagaye haryo ubwo abashinwa n'abantu nibo bayacukuraga n'ibyo byumvikana. Aha rero Amerika yagombaga gushaka umuntu bafasha kugera kuri icyo kintu mu buryo buyoroheye. Ni nako kwaruma gutangira intwaro ko ntiwambwira mu gitondo ngo M23 ngo yafashe Bunagana ikoresheje imyuko. Ntambwira ngo yafashe wenda n'urugero ibice byose ifashe ikoresheje imyuko. Intwaro ntabwo yazihaye. Ntabwo intwaro yazihaye. Ntabwo intwaro bazihaye wenda n'urugero muri kado bayibwira uti rero fata n'urugero wigendera ujye nuko afite inzira byaciyemo ndetse by'umwariko naho byavuye. Uwo munyamerika rero ukora ibyo kuko impamvu ndi kubivuga ibi abantu mubyumve neza, Amerika nta ntambara n'imwe ishobora kuba, nta ntambara n'imwe ishobora kuba yaba mu karere k'ibiyaga bigari yaba ndetse no mu bindi bihugu Amerika idafitemo akaboko. Ubwo rero n'uvanga intambara nubona yadutse ahantu uzamenye ko umunyamerika afitemo akaboko uko byasa kose. Noneho rero bigeze no ku bintu bitwa amabuye y'agaciro akeneye ku isoko kugeza uyu munsi wa none, hari icyo babivuze nyine ku bijyanye n'urugamba. Amerika rero igeze yimaze kubona icyo yashakaga ubusanzwe yo ihita ishaka uburyo nitirariza cya kintu yari yazamuye. Abantu barabibonye za Afghanistan. Abantu batekereza ko Amerika yatsinzwe n'abatalibani, ariko ntabwo abatalibani batsinze Amerika. Nako abatalibani ntabwo batsinze Amerika, kuko ahubwo abatalibani basa nako abanyamerika basa n'aba withdrawinze bavayo. Abantu mwarabibonye mu Burusi muri ahantu hose nyine abanyamerika basa n'abantu batagifite puissance cyangwa se imbaraga zikomeye, basa n'abagiye bamera nk'ababererekeye ababasimbuye nk'imitwe yagiye basimbura. Ubusanga iyo mitwe aribo bayihaye imbaraga zo kugira ngo ikureho ubutegetsi buriho. No muri Syria nk'uyu munsi wa none abantu marabibona. Rero abanyamerika nuko babikora, bafata umutwe bakawaruma, bakaha ubushobozi n'ububasha ndetse bakanashakira n'ibihugu biri aho hafi bikinira diplomasi, bikinira wa mutwe diplomasi. Kandi bya bihugu bikinira wa mutwe diplomasi bikabikora urabyumva mu buryo nyine ku buryo wa mutwe wisanga ufite uburyo ndetse n'amaboko n'abanyagihugu bakemera no kubushyigikira. Ngaruye kuri FDLR Amerika yari yarashyize mu mitwe y'iterabwoba bikaba yarayikuyemo. Tuvuge n'icyo ngicyo. Twavugaga ko uwo mutwe ishobora kuyifashisha abona ababirigi n'abagenzi babo bakanyura i Burundi bakagira ibyo bakora i Kigali. Nibyo navuze ngo mu gihe ababirigi ntibafite ubushobozi badafite Amerika. Kuko impamvu nakubwiye Amerika nukura kuba n'uwo mutwe kukura mu mitwe y'iterabwoba bisobanuye iki kutakatifuza? Bifite icyo bivuze. Icyo bivuze ni kimwe. Mu bijyanye no gutera u Rwanda n'uretse gato turetse no kwanza gutera u Rwanda. Muri no minsi nimba nakubwiye ngo igihugu kigomba gukina diplomasi, ntabwo njya n'iminwa. U Rwanda rwakiniye diplomasi M23 guhera urugamba rutangiye n'uyu munsi wa none. Kuko niba barabibonye ahantu bakunda guhamagara Perezida wa Repubulika ahantu hatandukanye, Nduhungira akajyayo mu bintu bitandukanye za Rwanda n'ahandi kandi kuri dosiye ya M23 na Kinshasa. Ibyo byakorwaga uko byakorwaga kose, twabonye u Rwanda rwarakunze kudefanda M23. Ubwabyo kuba umudiplomate ashobora kudefanda umutwe runaka ntajya ubwabyo buri gukina diplomasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho rero sibyo Amerika ishobora gufata FDL ikayitagatifuza none ahangaha ari uburyo bwo kwereka u Rwanda ati rero murabizi sibyo nimutemera inzira twafashe yo gukemura ikibazo cyo muri Kongo. Kuko niba ngiye nkunda gukurikirana ama speech y'umukuru w'igihugu, yigize ngo abo ngabo banabikora banabitera
ngo ni nabo banasubira inyuma akaba ari bo bagaragaza ko bashaka no kubikemura. Babyumvise, iyo ni message ikomeye. Wenda n'urugero ibintu byari biri aho ngaho birabaye, noneho kugira ngo niwo wanabiteye nawe byose wanabitangije, M23 wayarumye ubihereza intwaro, umaze kuyintwaro urugaragaza ko ushaka no kubikemura, kandi no mu buryo kubikemura ugashaka no kubikemura amacuri. Bati rero wa mugabo hano ari FDLR bagahita bayikuraho ibihano, ndakwitikura ku mutwe w'iterabwoba. Nani magambo ni umutwe uraho ngo bashobora no gufasha kuko ntabwo uri muri sanction cyangwa se muri vizeri zabo. Ni ubwo bivuze iki? Bivuze ngo barawugukangisha bavuga ati wawubonye ko hari n'utemera ibingibi n'udakora ibingibi n'udakora ibingibi nta wamenya. Uko kuri n'ubwa mbere nkumviye. Mpamvu utarakumva nuko nari utarakuvuga pe. Kuko ndi ikintu ntekereza ntabwo ushobora kumbwira mu gitondo ngufasha umutwaro uriho imyaka ingahe yose ukuye ku mutwe w'iterabwoba niyo baba barisha abayobozi bayo bose mu gihe igihugu cyari gifite umuhangayiko w'iwo mutekano wakikubwira ati na ideology byonyine babibye nayo bwawo ni ikibazo, warangiza ukabikora uko nguko. Ni kimwe mu bintu byonyine watanya no gutekereza why. Kandi ntekereza ko ibi mvuze cyangwa ibinzi ntabwo utekereza ko igisirikare cy'u Rwanda kitabizi, ntabwo utekereza ko inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zitabizi, kuko ntabwo wambwira ngo Amerika ibyutse mu gitondo ikuye umutwe wari ku iyo myaka yose ngo bikozwe gusa briskema cyangwa ku bw'action. Ngaho rero ikuyeho ibyo bintu kuri FDLR irangije ibwiye abantu ngo mwisura u Rwanda mwigengesere mu bice binibi, irangije Amerika iraje urumva igize itya u Rwanda irufatiye ibihano bya gisirikare mu by'ingabo by'ubukungu mu by'ingabo. Buriya rega harimo ibintu byinshi nuko abantu mutajya mwinjira imbyiko ngo mushakishe mumenye ibintu birimo. Harimo n'abasirikare ubwabo byabaye ngombwa ko imiryango yabo bayigarura mu Rwanda. Ibyo nayo ari ibintu abantu benshi ngo bavuge. Ariko ibyo bimenyetso byose kubyongeraho cya kindi nakubwiye cy'Ababiligi, kubyongeraho cya kindi twavuga ngo Ababiligi ni abantu bafitanye inzigo n'u Rwanda, kubyongeraho cya kindi cy'uwavuze ngo ngewe uwo ari wese washaka gutera u Rwanda ndi tayari kumushyigikira, biragaragaza imbere h'u Rwanda mu mutekano warwo gute. Mu mutekano w'u Rwanda ubundi cyangwa nkunda kubwira abantu u Rwanda rwamaze nimba byibuka neza Perezida wa Repubulika yavuga ngo azakora ibishoboka byose ku buryo FDLR itazigera, sibyo? Iyo uvuze ngo itazigera ikora ikintu kibangamira umutekano bivuze iki? Bivuze ngo yamaze kumekinga shuwa ko izo nzira zose turi kuvuga twebwe yarabizi neza ko zizabaho, yarabizi neza ko ibyo byose byanashoboka. Rero iyo bigenze uko hari uburyo umuntu aba arateguye muri strategy kavuga ati iki ni kibanza nzigobotoroka nanakwereka n'uburyo umunsi wa none bimwe na bimwe byakorwa. Icyambere kugeza uyu munsi wa none niba ubibona byararangiye guca mu bice bya Goma, bya Bukavu, bya Uvira ukaza ahangaha ngo uragira ntabwo byakunda. None ntabwo wavuga ngo urabyuka mu gitondo ngo uve ngo muri bya bice twavuze by'u Burundi ngo ugere ahangaha. Hari impamvu ndi bikwereke. Ni ukuvuga ngo u Burundi niba warabibonye neza, ngiye kuvuga akantu sinzi ko kari busone neza. U Rwanda rujya kuganira na Tanzania ejo bundi, mu kibazo baganiriye mu buryo bw'ibanga harimo n'u Burundi, kuko Burundi ko ari ibanga se wabimenyete. Raguza umutwe ntago raguza umutwe kandi uvuze ngo ari reka nkwereke niba uvuze ngo ni ibanga nta muntu urizi uretse abariganira. Ariko reka nkwereke uti turaguje umutwe byabaye nibi, ariko mu buryo bw'ibanga turaguje umutwe. ntureba u Burundi tubizi neza ko buriya bwumva cyane Tanzania. Yego oya u Burundi ni nka pare nako Tanzania ni nka pare u Burundi. Ushaka rero kuganira buriya n'umwana ushobora guca kuri pare ukamubwira ati pare we yamwumva kurusha uko yakumva undi muntu wari wese. Nge nganira n'abantu kwa turi kumwe n'ababwira nti u Rwanda kimwe mu bijyanye bintu bijyanye perezida w'u Rwanda muri Tanzania nta kindi gihatse bagiye kuganira kuri ibi bintu bya issue y'u Burundi.
kandi iyihe ishu y'u Burundi nyine kubabanye umubano wabo utameze neza n'ayo makuru yo kuvuga ko babatera kuko buriya ndakumenyesha ko buri Burundi butapfa gutera u Rwanda Tanzania idafitemo akaboko ntabwo wambwira ngo Burundi bwabyuka mu gitondo ngo bufate umwanzuro nk'uwo nguwo butabanje kugisha inama pare ndetse niba dukubita tuzaguhungiraho nabyo bagomba gushaka withdraw plan twahungira twajya mu Zambia cyangwa twajya Kongo ahubwo ntibahajya cyangwa i Burundi Kongo ahubwo numva no ibyo byose rero ntekereza ko ari bwo buryo kugeza uyu munsi wa none ntekereza ko u Rwanda ruri kwiga strategy rwo kuba rwabimenamwo amazi kugira ngo n'ibyo bintu byose turi gutekereza n'ibyo turi gutekereza bibe byarateguwe mbere. Fredo turimo turasoza dusoza rero nari nkubaje nyine nti amerekezo y'intambara yo muri Kongo urambwira uti M23 barimo abanyamerika barimo barayisenya bari gusenya ikintu bubatse ni kwa kundi ushaka kubaka inzu wamara kwigira ushaka kubaka indi gutya. Umuntu witwa Kabila ni turufu ki muri ibi bintu kuko urabona bugacya ngo bamufatiye ibihano bugacya ngo Kinshasa UDPS ya Tshisekedi yatwitse ibiro by'ishyaka PPRD rye bugacya nyine ukabona utuntu abantu bakibaza bitari iyi mikino haryo bizarangira ryari ba primo bavutse intambara y'M23 aribwo none ubagiye gusaza ibi ni ibiki buriya nimbureba Kabila muri no ntambara Kabila yasaga n'umuntu muri iki kibazo cya Kongo niwe wari ikiraro cy'ibintu byose uyu munsi wa none bigeze ku kigero cyo ko amaze kubona ko ugiye ku butegetsi sibyo amuhindutse ibyo bari baganira banumvikanye bidashyizwe mu bikorwa aravuga turabizi reka niyunge kuba kurwanya nka buriya niba wibuka umuntu bita Bozizi muri Central Africa buriya abantu nka ba Bozizi abantu nka ba Kabila kuba waraboye igihugu ukajya mu mutwe w'inyeshyamba ushaka guhirika ubutegetsi bwagusimbuye ni kimwe mu bintu bita bigaragara nk'icyasha kidasanzwe ndetse n'ibyo wa wundi wagusimbuye yagushinja bita byumvwa n'abaturage. Kabila yasigaye nta yindi mahitamo asigaranye uretse kwisanga mu matwara ya M23 ariko ikindi nakubwira Kabila nk'umunyamafaranga nk'umuntu wari utunze hafi ingengo y'imari yose ya Kongo n'ibindi bitandukanye byavugwaga anarushaho Kongo amafaranga wareba n'amafamu n'ibiki byose afite n'amazu n'ibiki byose n'amakampani hari n'ibihugu by'ibituranyi ngo hano hafi afitemo ibikorwa bitandukanye birimo n'inganda z'isima n'ibiki bitandukanye uwo mugabo ngiye mufata nka Trésor nk'ikigega icyo kigega arangeze ngo mufata nka Trésor Pierre Chanel oya nicyo kigega navuga ngo ngiye kuraguza umutwe navuga ko ahubwo ari we muntu ucishwamo ibintu byo kugura intwaro n'ibindi bitandukanye ko buriya kugura intwaro M23 ishobora gukenera mu yandi magambo iyo ufite umuntu ufite amafaranga niyo mwari muhanganye kera akemera kuza ku ruhande rwawo ngo umuhereza karibu ko buriya mu mutwe yuje uri mu mutwe ufite ikintu runaka wahindura ku myumvire ku bantu na societe no kuri ekonomi cya kabiri Kabila yari afite abasirikare bamwumva b'abakabiliste benshi banafunzwe kugeza uyu munsi bari mu nkiko bavuga ngo bari kuzira ibi n'ibi akenshi bari kuzira ko ari abakabiliste. Akandi kantu karimo Kabila ni umwe mu bantu bumvwa n'abaturage ba Kongo nimba arayibonye pana bose nda generalije bamwe mu baturage ba Kongo icyo gicero kimwumva sibyo Kabila Kabange yajyaga gusurana ugasanga basashe ibitenge bari kubyina Kabila Kabange bajya gunareba bakunda kwambara imyenda imushushanyijeho n'ibiki byose rero Kabila Kabange yaresaga n'umuntu wari warigaruriye imitima bamwe mu banyekongo kugera ku kigero cy'uko kugira ngo M23 ubwayo no kubona gusa yemeye kuza tunavuze ko banamurokirita tunavuze ko wenda n'urugero banamunyuraho bakabona abaye nka kuriya barokirise nanga nka kuriya barokirise n'abandi byo bivuze iki bivuze ngo ni ukwigarura imitima y'abanyekongo icyambere birazamo soft power ku buryo abaturage babona ko uwo muntu mu by'ukuri abo yagannye ari abantu bafite impamvu ari abantu bemewe kandi mu by'ukuri bo kuba bashyigikirwa noneho icyakabiri akanashyiramo n'aya mafaranga n'ibindi bitandukanye kumuhana cyangwa kumufatira imyanzuro kumuhana muri buno buryo nubwo abaperezida babaye perezida bafite buryo babikamwe amafaranga bakanayahisha ariko ndakumenyesha ngo babisa no guca intege mu buryo busa no gusigingiza M23 niba n'urugero hari nk'ibyo bafashaga bari banamurambirijeho cyakabiri buke ko n'abanyamerika baba bafite ubutasi baba bazi buri kimwe cyose kiri gukorwa hagati y'ibice runaka gufatira ibihano bananga gufatira ibihano ba runaka kugera ku kigero cyo gufatira ibihano Kabila
umutwe bari kugenda basa n'abawutsinsura gahoro gahoro. n'u Rwanda ubwarwo bavugaga ko rubafasha igaragaza ko bafasha nabo bakarufatira ibihano. bivuze ikivuze ngo u Rwanda ntizongera kugura intwaro zishobora kwifashishwa kujya kurwana hariya, sibyo, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi, niba kuko u Rwanda ajyagayo, abantu batanyumva mvuge ngo batavuga ngo rwajyagayo ushingiye kuri izo raporo. Ikindi, uraba ubuciye intege abo bantu bavugaga ko bakoreshwaga kuko ari igisirikare cyafatiye ibihano. Noneho nuva ukajya kuri Kabila nk'umuntu navugaga washobora kuba watanga amafaranga ndetse by'umwihariko no kongerera impamvu n'ibindi bitandukanye no kwemeza abanyekongo ko ari umuntu w'ingenzi wo kuba yanashyigikirwa, nawe ukamufatira ibihano. Icyo gihe bisa naho ari ukugenda uca intege buhoro buhoro umutwe wa M23, ari nabyo navuga ngo kugeza ubu niko bihagaze. Ubu none tuvugana navuga ko M23 ahazaza hayo hari mu cyeragati, hari muri mu cyeragati suspense. Mu cyongereza nabivuga ko ariko mu kinyarwanda nima nabivuga ngo iki, ujya kureba ugasanga biri unbalanced. Ntabwo avuga ngo biri balanced, biraringaniye, kuko icyambere basa n'abantu bari kugenda bawuca intege cyane. Cyakabiri nimba unarura ku rugamba, kera ku rugamba twajya tumva ngo M23 ahanuye drone. Ese za ntuza zahanuraga drone zahakiye, za ntwaro zahanuraga drone. Twajyaga twumva ngo M23 n'urugero yafashe ikigo cya gisirikare, sibyo, kuko byagenze za Rumangabo n'ahandi hatandukanye. Izaba ubushobozi bwabo bwagiye, uraza kubirebera muri iyo strategy yose twavuze. So andotremo tuvuge ko M23 biri kurangira ibyayo. Bunyi niba no kumva n'uburyo Kisekedi yamaze gutuza mu mutwe, niba ubyumva n'amaspeech yiwe n'andi atandukanye, niba ukunze kureba uburyo ibintu biri kugenda gahoro gahoro, ariko ukanabona uburyo Amerika nayo yototera ikafatira ibihano, ikabyuka mu gitondo igasohora ibi n'ibi. Cya kabiri, bakabyuka mu gitondo bakavuga ku bwicanyi wenda n'urugero bwabereye mu gice runaka bwakozwe n'abandi bantu, aho kugira ngo banavuge kubiri kubera ku rugamba, ku murongo w'urugamba uyu munsi none ku gahenge kishwe n'ibindi bitandukanye. Ni ikikwereka ko hari ikiri kugenda kiba buhoro buhoro. So twitege ko M23 ibyayibayeho bishobora kwisubiramo. Ntabwo bizaba kwa kundi ho ntabwo byakunda, kuko niba warabibonye neza ntabwo ibi bintu byose byari byarabaye muri ya myaka. Cyakabiri M23 akantu bita soft power akoreshaga muri ya mwaka ntabwo yari gafite. Muri ya myaka ibintu bitatu birwana intambara, birwana urugamba, njya nkunda kukubwira propaganda, manpower cyangwa se abantu front line, hakanagaruka n'ikintu bita diplomacy. Muri ya myaka diplomacy yabo yaguye mu mazi mu gihe abantu mu buryo batatekerezaga, nyuma y'uko u Rwanda bari rufatiye ibihano, sibyo. Icya kabiri, ikindi propaganda yabo ntabwo yari strong nk'uko uyu munsi hano ifite strong. Icyo gihe media, social media zari hasi cyane, ndetse by'umwihariko n'abakteri abantu bo kwinjizamo bari bake. Cya gatatu, no ku ruhando mpuzamahanga. Cya gatatu, wasangaga nabo ubwabo rero badafite strategy yo kwinjizamo abandi bantu bafasha muri propaganda, kuko niba uri kubibona neza abantu nka Nanga kuza muri M23, ntutekereza ko Nanga kuza muri M23 yaramurukise kubera ko yabonaga ko ari point strategique ishobora kubafasha kumvikanisha mu harya no munyendande n'abaki buriya bwoko bwabo, ku buryo nk'umuntu wabayoboye mu matora n'ibindi kwandamayininga no gutesha agaciro umuntu bita Kisekedi ku kigero kurando amwangisha abaturage, garagaza ko atatowe n'ibindi bitandukanye. Ibyo bikanagaruka no kugaragaza ko M23 itari kurwana ku bwoko bw'abatutsi gusa, ahubwo ko n'abandi bantu barimo Nanga n'abandi batandukanye. Kuzana Kabila nawe biza muri uwo mujyo n'ubundi utandukanye, na Lawrence Kanyuka n'abaki bose. Ariko bitandukanye na 2013, kubera ko 2013 ho basaga n'abantu bari gukubita bagenda bafata ahantu bageze Goma iminsi itarenze ingahe telefone irahamagara baba baraharekuye. Uyu munsi wa none na telefone yahamagara ndabikubwira, ariko ndakumenyesha ko uyu munsi wa none telefone iramutse ihamagaye mu mujyi wa Bukavu ni mu mujyi wa Goma bafite nazabonagana. Ntutekereze kuko telefone yabahamagara bakahava, hari abaturage basigara nk'uko twize kubona bakora imyigaragambyo muri za Uvira, uko twabonye n'ibiki byose bigatanga iki ntacyo byatanga. Ariko nibura ubona ko imitima bamaze kumera nk'abafata imitima aho gahoro gahoro y'abanyekongo, nubwo burya kwizera ko umuturage yagukunze ari ikibazo, nabyo bitapfa kukorohera ngo nabimenye. Ariko mu buryo uyu munsi wa none twavuga nuko M23
ifite iyo strategy cyangwa se ubwo buryo yakoresheje bwo gukora imihanda, bwo gushinga iriya Codeco, turi kubafasha kugira ngo babone amafaranga, sibyo? Amafaranga barayaburutse, amambulance, kubaka imihanda, kubyuka mu gitondo, amavuriro n'ibindi bitandukanye. Hari n'ibindi bubatse ngo niba ari urugomero. Urugomero rw'amashanyarazi, rwandi rw'intuza rwa sola n'ibindi ibyo byose bisa no kwigarura imitima y'abaturage, babereka ko we are here kandi to support, turi kubafasha kugira ngo mugire ubuzima bwiza kandi tuzanahaguma. Ibyo byose barabahamagaye, ntabwo nakutekereza ko bagenda nkuko bagiye, ntabwo banyanyagira mu bindi bice nkuko bishize byagenze. Nge rero niyo cyo kintu mperaho mvuga ngo inyeshyamba zitarizera ko zafasha ahantu zikirwana, zitangira kubaka ibikorwa remezo zidafite ijambo ry'uwazihazanye. That is my question. Icyo nacyo ntabwo twakirenze ingohe kugeza ubu, kuko ni gake dushobora kubona inyeshyamba zirwana zikubaka zikirwana. Oya, ntabwo byakunda, kuko ubu inyeshyamba zirwanye zijya kubaka ibyamaze kuzura, baramaze kuzamura ibendera n'ibindi bitandukanye. So you see, naho ngaho nibaza inyeshyamba zirwana zifite flag, zifite ikirangantego, inyeshyamba zirwana zifite banke, ubundi izo nyeshyamba n'ubwa mbere nyera n'inzumvishe mateka y'inyeshyamba. Hari uburyo biriya bintu bifata nyine muri bwa buryo bwo kwereka n'uwo bahanganye, ndetse by'umwihariko guha bya adversaire. Cyambere nge ubushize nabwiye abantu ko bishoboka umunsi umwe dushobora kuzabyuka tugasanga mu 23, sibyo? Iteguye strategy ya referendum. Niba warabonye ibintu Burusiya bwakoze mu bice bya za Ukraine, bari barafashe bya Donbass, dushobora kuzabyuka umunsi umwe tugasanga M23 ishyizeho ko ishobora gusaba abaturage babo bagasaba kwigenga, bigakorwa ari abaturage ngo babyisabiye. Ora M23 nabiteguye n'ibyo nibisanzwe. Kuri ya Tshisekedi nyine avuga ko niba musaba kwiyamamaza manda ya gatatu. Nta wamenye. Ejo ushaka kuzabyuka mu gitondo ukabona M23 yavuze ati oya, abaturage bo ubwabo bakajya mu mihanda bakabisaba kandi bikarangira amahanga avuze ati ariko sibundi muri kubimira iki cyo bashaka, umuturage aririye kumu. No, kubwira n'icyo mbitekerezaho kugeza ubu. Ya Fredo, turasoje. Reka dusoreze ahangaha, mbashimire cyane abari badukurikiye, ngushimire nawe. Ndashobora gukomeza kubaza ibibazo byinshi byerekeye intambara, ko ni byinshi abantu bayibazaho badasobanukiwe cyangwa se bumva bakeneye gusobanukirwa, ariko reka tubihinira aha, kuko kuyavuga siko kuyamara. Tuzongera wenda dubara umwanya wo kongera kuganira no kubirenza ibi ngibi, nkuko twanaganiriye ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'uburyo mu Rwanda abantu tuzajya tuganira kenshi. Reka dusoreze ahangaha, ariko twibutsa abantu kampani yitwa Zebenugesh Cosmetics. Iyi ni kampani izobereye cyane mu bijyanye n'imiti ikora amasuku. Bashobora gufasha nk'abamotari cyangwa itsinda ry'abamotari bashaka kugura umuti wo guhanagura kasike cyangwa no gutuma amajire yabo agira isuku. Hari igihe umumotari agutwara ukumva afite icyuya n'icyokere gishobora gutuma atakugeza iyo ugiye amahoro. Ubwo rero bafite umuti ukora isuku, ugakuramo uriya mwanda uba wagifashe muri kasike buri uko wambitse, kandi nijoro ingofero iyo mu mutwe aragenda umuti cyangwa amavuta yashyizemo agenda afatemo hariya, n'uyambika Claire nawe ashyiremo ibye, n'uyambika Christine na Clement na Claude na Prince bose bashyiremo ibyabo. Ariko hari uburyo ushobora gupuriza kuri iriya kasike yawe nk'uko muri kubibona muri aya mashusho, ugashobora kuba wakuramo uriya mwanda kandi kasike yawe igasigarana impumuro nziza, ku buryo umuntu azajya avuga ati nibura nateze umuntu wampaye serivisi nziza. Zebenugesh Cosmetics, imiti yabo ni imiti ifite karite y'i Burayi ariko ihendutse, ku buryo agacupa kamwe abamotari bashobora kukagura bakakagabana ari 6 cyangwa ari 7 bakagafungura, kubera ko ni imiti ifite ubuziranenge bwizewe kandi yemewe n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuziranenge. Mushobora rero kubagana mukagura ku mafaranga make, mukakagabana mugatangira kuba smart. Ntabwo abamotari bakora umurimo uciriritse ku buryo badakwiriye kuba smart, batunze imiryango, bishyura imisoro, bishyura za Radiant ngira ngo iyo kampani ngo ibaha bijyanye n'ubwishingizi yonyine, bishyura byinshi. Abamotari baraguhahira aho ngaho mu Biryogo ucuruza capati cyangwa aho ngaho i Kamembe. So mubagane Zebenugesh Cosmetics, babaha iyi miti namwe mube smart, kubera ko u Rwanda ari igihugu cyashyize imbere smartness ndetse n'isuku. Mwakoze cyane. Wakoze Alfred. Nawe wakoze kanije. Hit target. Ngo hit target.
wabyumvishe nibyo ni Hitaget Business Limited. Iyaje ari nk'impano Imana yihereye abanyarwanda, ni marayika utaka amazu. Ubu ntibikiri ngombwa kongera gukubita amaguru ugana ibwota amasimbi gushaka ibikoresho by'ubwubatsi, kuko Hitaget Business Limited ihakubereye. Hitaget Business Limited dufasha bifuza gutumiza no kurangura ibikoresho bya kenkayori mu Bushinwa, nk'amatoilette ya Milano, amabuye ya marble mu gikoni, amabati plastike biheri yo ku maportail, amahoti yo mu gikoni n'ibindi byinshi byiza watumiza by'ubwubatsi mu Bushinwa. Kubifuza gukorana natwe mwizu yaza, hamagara kuri telefone ureba kuri screen yawe iri no kuri WhatsApp. Hitaget Business Limited ni marayika utaka amazu.